aragenda cenga arayishyira ruguru kwa Serumogo Leomar arayizamura arayipasa hasi kwa Adama Bagayoko aragucengosho nk'uko bisanzwe iteka izina ry'Imana rirubaha mu isi no mu ijuru. nk'uko bisanzwe Rayon Sport igomba gukubita amakipe i Nyarugenge muri iki gihe. babareye amashyi bati bamwita Adama Bagayoko. myaka 20 ntiruzura, aracyari umusore muto ariko amaze kwigara imitima y'abarayo, abatuyemo nabo bakamugendana, babana batyo bagakundana batyo bakabwira ni byiza. ni nk'amaboro y'urukundo hagati y'inkumi n'umusore bakibangukana, arabareba bakavuga ati turagukunda Adama, nawe ati ndakora ibishoboka byose amashimije imbere y'izo falls in love. Gagne le match pour Rayon Sport. Je répète, falls in love with Rayon Sport fans. Gagne le match pour l'équipe de Rayon Sport. Depuis azari igitego cya kabiri. Rayon urashaka kuzana umwaka utarangiye. Rayon urashaka kuzangura mu mwuka. Rayon kukabije gutanga ibyishimo i Nyarugenge. Rayon gabanya idatuma abantu barwara za diyabete, isukari ikazamuka ari nyinshi kubera ibyishimo. Rayon urakabije arekeraho, nta munotima yo guhumeka. Naranasoma ku mazi igitego cya Adama gihita gikurikirwa n'icya Forunganye. ni nk'abana b'impanga babiri bavukiye rimwe. Rayon Sport 2 ya AS Kigali bagira bati ceceka, umujyi ntabwo ufite bakontorora. Rayon Sport 2 unala Luxury AS Kigali 0 kabisa. Karakomeza amanota 49 n'uwa 50, amanota 49 n'uwa 50, igihe kitageze no ku minota 2 Rayon Sport iterekamo ibitego 2. umunyamari agitanga ibyishimo mugenzi we w'umunyasenegali. mu by'ukuri ni ibihugu byo muri Afurika y'Uburengerazuba, ni ibihugu biri mu gace kamwe. nawe Adama yateye Forunganye aramwikiriza, tego byiza kabisa byaba rutayizamu.
rw'ibumoso mu ruhande rw'iburyo rwa AS Kigali. Attention, show, goal Folunganye Loja. Na kupiga simu mamnipa Rukundo Abdulrahman Papi anavuga ati nakusoma tano kwa tano kijana wangu, nakusoma tano kwa tano pa play. Arasubiza bamwita Folunganye. Pira bahinda ukupira icyo bita trajectoire, hindura icyerekezo pa play. Terura bari remereye cyane, barebana mu maso bicanira kabisa, amaso bahana amasiri. Akubita umupira umutwe w'intama kabisa, kichwa risasiki. Haya, vipi Folunganye agira ibitego 7 muri shampiyona, agenda ahangana kabisa na rutahizamu Seraphine Amagaju. Imbaraga nyinshi, spectacles yambaye Rayon Sports, shoje umupira kuri dimension kabisa ya HD 5x5 XXL